hari umuntu wanagiye gusura kwa muganga maze yarabyimbye inda yagereye hano ari kubura ubumwe ndamubwira urapfuye birarangiye bimeze biteze ati ukukure bati kuva nagera hano ndangije mw'amezi 6 ikigije ni ntabwo ndasura usiko bino bintu kutari kubyuka ngo ntabwo aragenda ute arasura iyi misuzi mugenda muri kubwibwiza mwari mubwiye kwitangira icya 10 n'amaturo mwari mubwiye kwitangira icya 10 n'amaturo mugashima Imana kuko n'ubu ndiko bakubwiriwe ugasura ayiwe ugahumeka bari gusenga amasengesho bafishe n'agafungo kugira ngo basure none bikaba byanze Imana yaduhaye ibintu ibice bitatu ku murongo wa 11 ageze ku murongo wa 15 urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abakorindo ibice ni bitatu ku murongo wa 11 ageze ku murongo wa 15 Some mu izina rya Yesu. Amen. Korino ba mbere ibice ku murongo wa 11 kugeza 15 aravuga kuko ndarundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari we Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa feza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzerekanirwa kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari we kandi uzagaragaza umurimo w'umuntu wese, umurimo w'umuntu uwo yubatse. Ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwo azakizwa ubwe azakizwa ariko nguwe mu muriro, nk'ukuwe mu muriro. Nakira amagambo y'Imana. Ashimira Imana. Turasoma mu izina rya Yesu ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 haragira hati icyakora muzahabwa imbaraga kuri urwo rufatiro rugumaho azahabwa ingororano, nugumaho azahabwa ingororano. Umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ijambo ry'Imana. Amen. 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 Iyo tumaze gusoma Bibiliya bandi gushaka kugira ngo noneho umuntu ashireho akarongo, ariko ndurebe muri Bibiliya urebe hano imbere kugira ngo ufate ubusobanuro bw'ijambo. Hano turi kumwe n'abakozi b'Imana, kandi twese turi abakozi b'Imana. Imana yahamagaye idukuye mu bihande byari bitari bimwe, idushira mu bikari byayo, itugira abaragwa b'ubwami bwayo. Irangije Yesu arangije aravuga ati ngiye kwa data, ngiye kwategura, hari amazu menshi, nzagaruka mbajyane kugira ngo aho nzaba ndi tuzabana. Sema amen. Muri iki gihe rero turimo twitegura kugaruka k'umwana wacu Yesu Kristo. Dupepe Imana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Murebe hano imbere aho ibiryo biri, umuntu arebaga ibiryo biri. Amina. Amen. Amina. Amen. Kandi ntihagire umuntu ukongorera atumutumvira ijambo, kuko
kukiri ijambo rirakomeye. Uzi ko igihe kigiye kuza abantu bakazashakira ijambo bagakubita hirya no hino bashaka abakozi b'Imana babashaka ntibazaribona kubera ko uyu mwami samamina kubera ko uyu mwami azaba amaze kuzamura itorero. Haleluya. Itorero niriva mu isi izagushishano. Haleluya. Isi izaba igushishano rikomeye cyane kandi itorero rizava mu isi abantu bakiriho. Ntabwo bazamenya ukuntu itorero ryagiye, ahubwo bazabazanya abanyamakuru mu maradiyo no mu bihugu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Bazamara iminsi bari kubazanya, ariko baje kumenya basanga ari itorero ryagiye. Icyo gihe imbabazi z'Imana zizaba zashize kandi abantu banzize imbabazi za Yesu ku buntu. Sema amina. Yesu yabivuze muri Matayo ngo nyirizina amara guhaguruka ku ndebe ye y'imbabazi ngagakinguruki ngabantu bagatangira kurukomangaho ngo nibaza abagasi simbazi sinzi no mutima. Amen. 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 Birashaka ko iri jambo ry'Imana uryumve kandi uryakire, kuko ari ijambo rigomba kukuvana mu mwijima bikagushyira mu mucyo, kuko ari ijambo rigomba kuguhereza ubugingo. Saba amina. Igihe cy'abandi babubuze. Haleluya. Haleluya. Tupende Imana. Ndashaka kugaruka muri ijambo ryo dusomye mu gice cya 19 ngo ibyo barakeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Amen. Amen. Haguruka abapastori uje wahafunze se, haguruka tuje turagenda kwirija katagaraka. Ibyo barakesheje ibyabo no gukurikira Yesu, no gukurikira Yesu. Kwa Yesu rero mumve neza, kwa Yesu ndambamo hari uwamubwiye ngo mwami ndagukurikira ariko reka mande nje gusezera kuri wawe. Yesu aramubwira ngo ngurikira ndawufasha isuku ureba inyuma ukwiriye kuzana ku bwami bw'Imana. Yego. Undi aramubwira ati mwami ndagukurikira ariko reka nje kumanga nje guhambata. Ndagarima mbese iyo ndagarima kuvuga umugeni wawe yapfuye. Yesu aramubwira ngo ngurikira reka bapfu baje guhamba abapfu babo. Iyo yari impamvu ikomeye kwa Yesu ndambavu zibaye. Amen. 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 Ni kubangu kamuhamagaye tugende twagiye. Dupepe Imana. Amen. Soma Bibiliya. Twinjiye muri bwa butumwa twavuze bwa Matayo. Ibice 10:22. Yesu. Maze Petero aramubaza ati ko twasize byose tukagukurikira tuzamera dute? Ngoye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana igahamagara n'abatarize, igahamagara n'abanyantege, igahamagara n'abantu badashoboye, igahamagara n'abize bose ikabacaza ku ndebe z'ibikomangoma. Amen. Haleluya. Amen. Iramugeze ngo twicaye ku ndebe z'ibikomangoma. Twicaye ku ndebe z'ibikomangoma. Amen. Aha twicaye hahishwe abanyabwenge. Amina. Amen. Imana ihamagara abaswa kugira ngo abanyabwenge batazayirariraho. Sema amina. Amen. Irabahamagara ati muze mwicare ku isi byaba z'ubwami kandi igihe muragenda n'iki cyicaro bwiza. Sema amina. Tuzicaramo igihe n'iki tugakuwa milele na milele. Tupepe Imana. Amen. Haleluya. Amen. Petero aramubaza ati none mwana bagize ngo harimyo rimwe rero hari igihe cyose bagaburira akabaha imitsima bakarya akabaha amafi bakarya ariko ikindi gihe akongera akabihorera. Sema amina. Amen. Kugira ngo abapfukabare bazaza kubura amafi baza kubura yamikata bamwe bagatangira kugenda. Yesu barabitegereza abazabigisha bati harya namwe mwashaka
baragenda ngo Petero amubaza ati mwami twakuvaho tukajya hehe kari weho haleluya Amen. haleluya twakuvaho tukajya hehe kari weho kudubugingo Amen. Yesu akababwira ati nijye babihamagariye nijye babitoranyirije babariyana kabagende kuko ndabahamagaye Yego. turasikia musipari Ndio. amina Amen. amina Amen. none Petero amubaza ati mwana ko twasize ibyacu tugasiga inguti zacu tugasiga imiryango hari abantu baririmbye ngo yadukuye kuri mitsingi ngo none ngo atubara kwaje dupepe Imana Amina. Petero aramubaza ati none tuzamera gute ko twabisize tukagukurikira n'ibyacu tukabizana mu bikari byawe turasiga muzuri pari Ndio. sema amina Amina. Yesu arababwira ngo soma Bibiliya numve mugabo 28 aravuga ngo Yesu aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko mwebwe abangurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 y'Abisiraheli imanza sema umuntu wese wasize urugo rwe cyangwa bene se cyangwa agasiga bene se cyangwa bashiki cyangwa agasiga bashiki be cyangwa nyina cyangwa agasiga nyina cyangwa abana cyangwa be agasiga abana cyangwa agasiga abana azahabwa ibiruta inshuro 100 azabihabwa abikubiwe inshuro 100 Amina. haleluya Amen. haleluya Amen. somera ugoye ko gasiga kandi azahabwa n'ubugingo kandi buhoraho umuntu azahabwa n'ubugingo buhoraho atakuwa uzima wa Milele. tunasikia mzuri pale Ndio. amen Amen. amen Amen. gukorera Imana ujye uyikorera n'umwete haleluya Amen. ujye uyikorera n'umwete n'Imana niyo ifite ubuzima bwawe mu kuboko kwayo niyo kubyuka niyo kugenda niyo gukora iyo uyikoreye iyo ukoreye Imana ubu gukora ubugingo bwawe haleluya Amen. wamuntu nazasome mu rwandiko kuko turi kwita amasaka ducika muri rwa rwandiko twasomye paradike Abakorindo bega ninde wasomye Pawulo wanyandike Abakorindo bwa mbere igice cya 3 ku murongo waho wa 11 soma turasoma mu izina rya Yesu Amen. kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. urufatiro rwashyizweho twahawe ni umwami wacu Yesu Kristo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro ariko umuntu wese ugiye kubaka kuri umwami wacu Yesu Kristo izahabu cyangwa ifeza akubaka izahabu cyangwa kubaka ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa kubaka amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa kubaka ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa kubaka ibyatsi cyangwa akubaka ibikenyeri umurimo w'umuntu wese uzerekanwa Amen. haleluya amen haleluya Amen. hari akamaro k'umuriro abantu bari hano bakuru bagiye barareba ku abantu bitwa abacuzi umucuzi kugira ngo icyuma agihindure icyo ashaka amanza yagitwika kigashya yego Ndio. amanza yagitwika kigashya kino cyuma uko kimaze gushya nijaka ndagikuramo ibya biti yego nijaka ndagikuramo umuhoro yego
Ndi. ubwo muriro rero ngo nibwo Yesu azanyuzamo imirimo yawe. Imirimo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. soma bibiri. umurimo w'umuntu Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano. azahabwa ingoro itagabanije. Amen. Amen. ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu. uyu muntu azabura inyungu. Imana idufashe gwedujikanye. Amen. Amen. Murebe hano imbere. Amen. Ndashaka ko dukorera Imana nta bindi turebye. Satani yere kudushuka ngakugira umunyabugugu utazapfana ubugugu. Hari ijambo abasomyi ba Bibiliya hano dufite abasomyi ba Bibiliya. Hari ijambo iyo dusoma mu gitabo cyo kuva mu gice cya 10 ku murongo wa 24 yenda mufite Zaburi murasoma. Hari ijambo Farawo yabwiye Mose. Aramubatumba rero bino byago byo mwandeje birahagije narakiraniwe ariko reka nze bareke mugende ariko mujyane amatungo n'imikumbi byose mu bisigare kandi noneho n'abakiri batoya nabo mu basigare ibindi byose mu bijyane muje gukora Uwiteka Imana. Abasomyi ba Bibiliya Samamina abasomyi ba Bibiliya murasoma Mose aramubwira ngo ntacyo tuzasigara. Haleluya. Tuzajyana abakiri bato, tujyana abakecuru n'abakambwe, tujyana abasore n'inkumi, tujyana n'imikumbi yacu, tujyana n'ibikoresho byacu byo tuzatambira Uwiteka tugeze mu gihugu cy'isezerano. Pepe Imana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Farawo ndakakubwira ngo usige n'amatungo, usige bya bintu bizasigara Amen. Amen. Ndacyo twazanye hano muri isi ndani icyo tuzahapana. Yego. Umugabo y'ubu niwe wavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa none nzasubira mu nda y'isi ndacyo njyanye. Uwiteka niwe wari warimbaye none yisubiza ibyo yari yambaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Dupepe Imana. Njya ngunda rero kumwe ahantu harangira yuko ngo dukorera Imana. Imana ntabwo ikiranirwa na rimwe ngo yibagirwe iby'imirimo wakoze. Haleluya. Amen. Bara abantu binzabirizi bo ku muhanda. Yego wamvunguriye. Ukareba umuntu agashakisha akamushira muri kigero cya sengani kitaragura umufungo w'ibijumba. Kushizemo sengani mbese uzi uhaye uwariwe. Munabifata? Uzi uhaye uwariwe. Ndavuze ko Yesu yireberanyaga akigira umutindi wahara ku muhanda. Mbese bageze ngo uzamubona ari umwami, tuzamubona ari umwami agarutse, ariko arazaga agakora agategera mu nzira zose. Sema Amina. Akigira umukene w'umutindi, akigira impumyi, akigira ikirema, akigira sinzi uko yigira. Noneho akaza gutega ikiganza kugira ngo arebe kurashira. Nawe ukareba umukunzi wawe mwiza nubwo yingiza ikirema udashaka gusenga. Kera yari afite amaguru. Mbese ko mutari kunyumva neza? Amen. Ko mutari kunyumva neza? Amen. Menya gukorera Uwiteka Imana. Satani yari kugishika. Kera mu gihe afite amaso nabo baguha. Madamu wanjye yigeze kwandi iryinyo. Haleluya. Abinyuma muri kunyumva neza? Madamu wanjye ngo yagwaye iki? Madamu wanjye yigeze kwandi iryinyo. Tukarara twicaye mu buriri.
riri kumurya ingingo zose. Ntabwo waba uri hamwe n'umuntu uri kuribwa no mu bwonko nawe ngo urasinzira ngo urabona iki, maze riramurya nanjye rikarya, riramurya nanjye rikarya. Noneho iri ryinyo turijyane kwa muganga, turagenda no kwa muganga, bamubajije imyaka ye basanga ari imyaka myinshi, barambwira ngo ni manza, barambwira ngo ni inzenge, kuko bategerezaga ko iryo ryinyo barikura yendaga gupfa. Nanjye ndabisinyira kuko nkurikije uburibwe twari dufite. Nuko baje amafaranga yo kurikuramo, gari amafaranga ndavuga ari gari menshi, byari biri 35,000 kugira ngo barivanemo. Ngize amahirwe rya ryinyo baba barikuyemo, ndanga y'amafaranga ndabazanye, mbese irindi ryinyo twogurana ririya ryinyo twarigura ngahe? Bambwira amafaranga 500,000. Kandi amafaranga y'icyo gihe yari gari menshi. Noneho ndibaza kumbi Imana kandi umenye ko yaduhaye, kumbi gafite amafaranga ni zahabu. Amafaranga ndago wanga muri utagurishije turataha. Ariko iyo ari iryinyo rya hano imbere mba naragatanga ngagurisha umurima, iryo ryinyo ngaribona. Amena. None kumva Imana, bwira mugenzi wanjye, Imana yaduhaye ibintu by'agaciro. Imana yaduhaye ibintu by'agaciro. Amen. Iryinyo rimwe amafaranga 100. Hari umuntu ubona agiye gusura kwa muganga, maze yarabyimbye inda yagereye hano. Ari kubura ubumweka. Ndamubwira urapfuye birarangiye. Bimeze bitese ati ukukure bati kuva nagera hano ndangije mw'amezi 6 ikigishe ni ndago ndaso. Usiko bino bitari kubyuka. Ngo ndago yagenda ute? Arasura. Iyi misuzi mugenda muri kubwibwiza. Mwari mukwiye kwitangira icya 10 n'amaturo. Mwari mukwiye kwitangira icya 10 n'amaturo mugashima Imana. Kuko n'ubu tuko babugiriwe. Ugasura. Ayiwe. Ugahumeka. Abandi bari gusenga amasengesho bafishe n'amafungo kugira ngo basure, none bikaba byanze. Imana yaduhaye ibintu by'agaciro. Imana yaduhaye ibintu by'agaciro. Pepe Imana. Haleluya. Reka dusoze amasaha aragenera. Wa muntu wasomye jaja. Asoma mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Intumwa igice cya 8. Yakozwe n'intumwa igice cya 8. Icyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira. Kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, n'i Yudaya yose, n'i Samariya, no kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Amen. Cyangwa muri Pepe y'Umwami. Tuzaba kuri ya ngoma imibabaro ishize. Tuzaba kuri ya ngoma imibabaro ishize. Tuzaba kuri ya ngoma. Yesu ari kuragiza Petero itorero rye nk'uko yari turagije. Haleluya. Yesu yamanzaga yabitegereza neza, akabitegereza akabareba neza, akamenya imigambi yabo. Nuko ngo rimwabwira abaza abigishwa batariko mwayino minsi abantu bari kuvuga ngo ndinde. Yesu ari gushaka kubapima ngo abarebe uko babyize. Sibyo bapasite. Bamwe abigishwa be intumwa ze baramubwira ngo bamwe bari kuvuga ngo Eliya,
abandi bakavuga ngo uri Yeremiya, abandi bakavuga ngo uri umwe mu bahanuzi. Niko muri kubyumva ati mwebwe si ubwanyu. Haleluya. Mwebwe ubwanyu umwana w'umuntu mumwitane. Haleluya. 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 Ngo Petero yuzuye umwuka we, ngo Petero yuzuye umwuka we, ngaramubwira ngo uri Kristo w'Imana. Yesu ngaramubwira ngo na Simoni weyo ndagara amaso n'umubiri bikubwiye, ni data wo mwijuru bikubwiye, nanjye ndakubwira ngo uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, nzaguha imfunguzo z'ubwami. Haleluya. Icyo uzahambira kizaba gihambiwe, icyo uzahambura kizaba gihambuwe, kandi izo mfunguzo nzaguha amarembo y'ikuzimu ntabwo azayishobora. Reka nze nkubwire, ibikandisho bya Satani ni intare ziziritse. Haleluya. Ntibizagukange. Haleluya. Haleluya. Satani araziritse. Biravuga ngo Satani araziritse. Satani araziritse. Hari ibintu bitambutse mu minsi yashize, ndabazi ko bino bintu bizagarukiraho. Ariko Satani agenda ute? Araziritse. Abasenyera akaba k'umugenzi mu Kristo ngo yageze ku basazi Kabironya, akagazamuka ndagaterere, ahura n'abagabo babiri bagarutse babirukanga, umwe yitwaga Bwoba, undi yitwaga Mutiringira. Ngarabahagarika ati mubayi ngo Bwoba na Mutiringira baramubwira ngo tumaze imyaka 20 tuja mu rurego rwo mwijuru, ariko twateraga indambwe tukabona ibibazo, abantu bakadutuka, twawe n'ibibi byinshi, none tugeze ahantu indare zitubonye zirahagurutse zirarurumya. Iyo dutera intambwe indoya ziba ziducemo kabiri, none dusubiye ku gasozi kacu kari muki. Yego yego. Nabana reba n'umugongo ngarebe icyamuhumuriza, ngasanga nawe yataye igitabo, yatwaye yibagiriwe umuzingo w'igitabo aho yari yasinziriye. Dupeke Imana. Haleluya. Haleluya. Reka mureke, ariko izo ndane zari zigenze ute? Zari ziziritse. Yego zari ziziritse. Reka tugaruke kwirishana. Yesu areba ibibazo by'abakozi b'Imana bazahura nabyo. Muri kuririmba, ariko ibibazo bituri imbere biradutegereje. Haleluya. Areba ingorane z'abakozi b'Imana. Abatumara mujya mu murwa, muzambika imbaraga. Haleluya. Umukabara n'abamanukira ngo kandi muzababaga bakubamya. Iyo umuntu ari mu mwuka, hari ijambo yavuze muzarengera ubugingo bwe, niba mutari kumvira, muzarengera ubugingo bwe azabugura. Muzarengera ubugingo bwe azabugura. Utazita ku bugingo bwe